nawe umugabo ntaho ndamucyura bose aranyuraga ku mutima. alo sheri kumamagaye hakiri kare ndamanuka ntari natwika yo binyuze mu bihe bwabyo. Ku bakurambere bacu ubuzima bwari urugamba ruhoraho, ntabwo rwari urugamba rwo gushaka ibyo kurya gusa, kuko ibyago bigaragara byari biriho kandi hose. Tutiriwe tujya no mu bitabo cyangwa se izindi nkuru batubarira, niyo waganira n'abantu batuye i Kigali bwa mbere ikiri amashyamba bakubwira ko hari inyamaswa. Aha niho umubiri wacu watyarije ubushobozi bwawo bwo kwitabara no kwirwanaho mu gihe cy'ibyago. Ni ubushobozi bubyuka iyo wisanze mu byago birebana no gupfa no gukira. Nta muntu n'umwe kwigisha kunama cyangwa se gukinga akaboko iyo wumvise cyangwa se ubonye ikintu kidasanzwe kikototera. Ubu bushobozi bw'umubiri bwo gukora ibintu utatekerejeho, nko gufunga ijisho mu kanya gato cyane iyo hari agakoko kaje karyerekezamo, ni ubushobozi umubiri ubwawo wihimbiye bwo kukurinda. Abantu b'iki gihe basigaye banafite iserukiramuco n'ibindi birori byo kugerageza ingano y'ubu bushobozi imibiri yabo ifite. Gukora igerageza rigamije kureba niba umubiri wawe ufite ubushobozi bwo kugutabara byihuse igihe wisanze mu byago. San Fermin Festival, ubyandike muri Google uraza kubona icyo ari cyo. Ni iserukiramuco rizwi cyane muri Espagne. Buri mwaka guhera ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa karindwi kugera ku ya 14 y'ukwezi kwa karindwi, mu mujyi witwa Pamplona, ibihumbi by'abantu bariyandikisha bagahurira ahantu hamwe mu kibuga, maze ubundi bakaba nasinze none ndi kubona kuri WhatsApp na email abantu bohereza amaseve. Ubwo wabwiye kutanga akazi nyine, ubwo wasinze urabivuga. Hanyuma ngo umuntu abajije umukobwa turi kumwe ati kuki mutacyambara utwenda tw'imbere? Umukobwa nawe ati abantu barashonje cyane muri iyi minsi ku buryo nta ukeneye gupfundikira. Uyanditse kuri status ngo hari igihe Imana iguha umuntu ugukunda bya nyabyo, wakwibuka marine zose watayeho umwanya ukumva wabaza Imana uti ubundi wari mu biki? Iyi niko yanditse kuri status rero. The coffee plantation in North Province of Luanda, Lulindo District. Make sure subscribe at Flex Empire on YouTube and another social media platforms. Itorero Faniro Ministries Church ryo muri icyo gihugu ryandikishije mu gitabo cy'uduhigo ku isi Guinness World Record agahigo ko gukoma amashyi ubutaruhuka. Iyi nkuru yo muri Africa News na BBC News Africa ivuga ko abo bayoboke bamaze amasaha 3 n'iminota 16 bakomera amashyi umwami Yesu Kristo muri gahunda iryo torero ryise Clap for Jesus, komera amashyi umwami Yesu. Ibi byabaye ryari jondanye? Ibi byabaye tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka, ubwo iri torero Faniro Ministries Church ryari mu masengesho yo gushimira Imana ko ryujuje imyaka 9 rikora umurimo wayo. Icyo gihe ngo abayoboke 926 bari bitabiriye ibyo birori basabwe gukomera amashyi Yesu ubutaruhuka, unaniwe abadiyakoni bakamusohora. Grace Rubega uyobora iri torero Faniro Ministries Church yabwiye iki gitabo cya